nubona ugusenga ntibakuvuga uzamye kutari gusenga Imana. Ako nukuri. None bakuza uri gusenga uzashima Imana uje kubyinira n'Imana. Bati Imana nanje ntavugwa. Nushaka kureka kuyakoma. Ntari wahura n'ikigerageza inzara yarandiye. Inzara irongera iranja umugore wanje amabera aragenda. Umugongo uragenda. N'ikibuno kiragenda. Haleluya. Amen. Ibyo ndi kuvuga ni byabaye no mpamvu yamfashijwe ndiraga nkabyinira Imana. Yadukuye kure Imana gutambatije bazahindura amagambo reka bagutuke nuko bamaze kubatera iki intambwe wabasize wakataje ubaratyariani reka bakurwanyira uko bari umuntu ukomeye hereza Imana icubahiro. Uyu muntu bari bongeye kumuroga bamara kumuroga noneho aho kugira arwara gasara Imana yambwiye ngo yanze ibisazi kuri uyu mubyeyi wacu ndetse yanze ko bamuroga akabanga Eliya Yimugabura Eliya yenda umwitero we bageze kuri Yorodani Eliya yenda umwitero we arawumusigarana Elisa bibonye arataka ati data we maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri awutanyagure rero Imana ishimwe kandi niyamamare ku buzima bwacu. Abimana yibutse mutere haleluya. Abimana yibutse mutere haleluya. Abimana yagiriye neza mutere haleluya. Ndashima Imana yamuje ni pastori wanyu yakoze yo kabya akangira ishizera akantumira kuri uyu munsi kandi nanjye nkamwemerera. Amen. Nkamubwira ngo ndaboneka muvuge ngo naratojwe we. Waratojwe we. Ngo Mana yanjye komera Imana amashyi tera haleluya. Imana yacu ishimwe. Nagire umuntu wongera gusohoka tutari twasenga cyangwa tutari twarangiza ijambo ry'Imana. Nimubona se asohotse mugumisha hanze muri twumva ijambo ry'Imana kuko ntabwo twamenye icyo agiye gukora hanze. Haleluya. Amen. Ndashima Imana yangejeje mu Kinigi. Imana yaragiranye ngo nzaza kuvuga ubutumwa mu Kinigi ngashakisha aho nzabuvuga nkahabura. Haleluya. Ariko kubera Imana yabyemeye ikanyuza kwa Pastor Ezekiel nimuyikomera amashyi tera haleluya. Amen. Hari umurwayi wari ku kidendezi cyitwa Betisida yarahamaze igihe kirekire imyaka 38 kandi bahamugejeje akiri umwana mutoya. Hari umurwayi wari ku kidendezi cyitwa Betisida yarahamaze igihe kirekire imyaka 38 kandi bahamugejeje akiri umwana mutoya. Abandi barwayi barazaga bakabashyira muri icyo kidendezi maze bagakira yareba hirya no hino akabura umutereramo wareba hirya no hino akabura umutereramo. Imibereho yari myinshi yaramusangaga imvura yagwa ikahamusanga Yesu ahageze yitabukira ahasanga uwo murwayi ababara yaje Yesu amubonye amaze igihe kirekire arwaye bati data uku nguku ureba iyo abandi
arasigara maze yesu aramubaza ati mbese ufite kwizera Ngire mu izina aramubwira muri bwa butware bwe aramubwira muri bwa bushobozi bwe aramubwira muri bwa gukora kwe ati hiko reka muri bwawe witahire yesu we urashoboye yesu yesu uyu mwana wanjye yiro urashoboye Yesu we urashoboye yesu yakoze n'ibya bidodomo we urashoboye Yesu we urashoboye yesu yakoze n'ibya pasitori wacu we urashoboye Yesu we urashoboye haleluya amena ariko mana icyo ngukundira ni uko utameze nk'abantu washyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abanzi banjye ariko mana icyo ngukundira ni uko utameze nk'abantu washyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abanzi banjye haleluya amena icyo nkundira imana rero n'umugabo barakwanga ikakwemera baragucana igaca kanzu dandarandandarara baravumereka huhaho ariko mana wasekeye imana koko woya wasekeye imana woya wasekeye imana iyi mana uyeretse inyinya nayo ikwerekaga inyinya iyi mana uyirakariye nayo irakurakarira reka uyu mwanya dutere haleluya amena amaraso yamenetse yankuyeho urubanza narabohowe naririmba kuko nzi yuko yababariwe amena narabohowe naririmba kuko nzi yuko yababariwe abazi ko imana yababariwe mutere haleluya haleluya imana yacu ishimwe iyo mfashijwe ndariraga tugiye kurira reka nkubwire na yohana agiye mu iyerekwa yohana ari mu iyerekwa yabonye ibintu kinini cyane ararira ararira yohana kuko habuze uwo gucungura umuntu ararira yohana kuko habuze uwo gucungura umuntu maze yesu intara yo mu muryango wa yuda aba arahagurutse aramusengera abatuma ibimenyetso kuko yiyemeje kuba gucungura umuntu yesu ureba hagati y'ibisambo yesu ureba bambitse urubindo yesu ureba na ciro nacyafite na kimwe kimurega kuko yiyemeje kuzagucungura umuntu semina hareru mbemberere mbembe ndandara ndanda inawo baroga we inawo baroga sha inawo baroga we inawo baroga we inawo baroga sha inawo baroga inawo bavuma 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 we bavuma ndanda haleluya cyane ariko ibintu biraryoshye
ramutsa mugenzi wawe mubwire ngo nkwifurije umwaka musha muhire. Mubyeyi na kameramani ngo nkwifurije umwaka musha muhire. Haleluya. Twumvishije amagambo akomeye, ariko igituma mbyina ushobora kunyigana wo gacika umugongo. Buri muntu wese abyinaga bitewe n'akuye. Haleluya. Impamvu mbyinira Imana nuko nanjye nabaga muri korali bakanca mu murongo w'inyuma ngo nanzi kubyina, banaseruka bakaja baraseruka bakanyanga. Haleluya. Haleluya ariko. Haleluya. Imana n'indirimbo ari nje wazihimbye bakazirimba akavuga kubera yuko wari umukene utagira imyenda yo kwambara uyu munsi ntabwo uri buririmbe, kandi nje wakoze iki? Wazihimbye. Ariko kubera Imana, kubera Yesu, nanjye ndi kujya imbere nkizana n'abakomeye nkizana n'abayo. Iyi Mana yokabyara ishoboye yose, ifite iki? Imbaraga irihagije, kandi nta bushima Imana idakora iki? Idahindura. Komera Imana amashyi. Amen. Haleluya. 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 Ongera uramutse mugenzi wawe mubwire ngo ngwifurije amahoro y'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Nembabwe ngo igituma mbyina nkanaririmba, ndi umuntu nanjye wahezwaga. Impamvu iyo migezemo nanjye ndabyinaga. Vuga ngo ndabyinaga. Umugabo bita Nsabi tumuzi ku ijambo rivuga ngo ego mana yanje, ariko nanjye hari akantu banzeho kavuga ngo ego mama rero we. Ego mama rero we, mana yanje, ego mama rero we waseka, ego mama rero we. Haleluya. Simukira Itangiriro 12 ku murongo wa mbere. Itangiriro 12 ku murongo waho wa mbere. Itangiriro 12 ku murongo waho wa mbere. Nutinda ndahavuga. Haleluya. Nushaka uyitera umusaduke, igikuru nuko uvuga ngo Mana iya rero ndi gutera ivemo igitangaza gikomeye. Ngaho dusomere Itangiriro 12 ku murongo wa mbere. Havuga ngo iki? Itangiriro igice cya mbere umurongo waho wa 10. Itangiriro 12 ku murongo wa mbere. Itangiriro 12 ku murongo wa mbere. Kwiga biravuna. Hageze dusome mu izina Yesu muvuge ngo amen. Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka yohereza Aburahamu mu Kinigi, yohereza Abidodomu mu Kinigi. Yego byagenze bite? Uwiteka ategeka Aburahamu. Uwiteka ategeka Abidodomu ati mu gihugu cyayo, yewe Abidodomu we vinyagahinga, yewe Abidodomu reka nkubwire amagambo akomeye. Yarakoresheje itegeko aramugenga Abidodomu we, uhereye aka kanya vinyagahinga werekera mu Kinigi. Wateye haleluya ariko. Akimara kumutegeka ngo byagenze bite? Va mu gihugu cy'iwanyu, vaho aho hantu Nyagahinga, usiga umuryango wanyu, usiga umuryango wawe n'inzu ya so, ndetse n'inzu ya so, no mu gihugu ujya mu gihugu. urukombe. Uwiteka ategeka Aburahamu ati mwaguri kunjya, va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu, n'inzu ya so, ndetse n'inzu ya so, ujya mu gihugu, nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye. yewe Abidodomu, yewe mubyeyi uri hano, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Wateye haleluya. Amen. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Oroha. Funga Bibiliya yawe. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kandi uzakuvuma mu mbagatenge. Rero ibi natwa bimenyereye kwa twahoze mu bitenge. Akupazito. Karame. Muraho. Yesu ahimbazwe. Aya mahoro na mahoro meza. Kangwa na Yesu. Amen.
aya mahoro ni amahoro meza atangwa na Yesu. Aleluya. Amen. Aleluya ariko. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Ijambo riravuze ngo yewe Mariya, yewe Susana, yewe Siteri we, muvuga ngo nibyo. Ariko mwavuga ngo nibyo we. Nibyo. Ariko mwarira. Ngiye kurira. Iyo uri mu kibazo urariraga, ariko ntawaguhoza. Ariko iyo utabaje Yesu aragutabara. Iyo utabaje Yesu arakurengera. Wateye haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Uwiteka ategeka Siteri, ategeka Aburahamu, aramubwira ngo siga imiryango yawe, aho siga n'iby'inzu ya so, aho uje mu gihugu nzakwereka, aho ngaho gukeneye. nzaguha umugisha, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzogeza izina ryawe, ko nukuri uzakuvuma nzamuvuma, uzaguhesha umugisha nanjye nzagumuhesha muri Yesu. Amen. 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 Ni amagambo meza kandi akomeye ku muntu uzi gukurikirana ntaguhanurira. Aya magambo ni ubuhanuzi bukomeye. Amen. Kandi butavangiwe. Amen. Haleluya ariko. Amen. Icyatumye Uwiteka ategeka Aburahamu, burya Aburahamu yarwaga nabi. Aburahamu yavugwaga nabi. Aburahamu yarwanywaga nabo, yasenganaga nabo. Muvuge ngo nibyo. Nibyo. Muvuge ngo nibyo ariko. Nibyo. Aburahamu yaterwaga nabi imiryango ye. Uwiteka abyitegereje asanga abamutega nabi, asanga abamutega nabo yabanye nabo, arangije amubwira ngo Aburahamu we, ndagutegetse siga iby'inzu ya so, siga imiryango yawe, uje mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzogeza izina ryawe, nzaryamamaza, uzaba mama w'amahanga. Amen. Amen. Uzaba mama w'amahanga, uzaba ukomeye, nzakudevaya, nzakuzamura, nzakunekeya, doberekere zonekeyebo. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya ariko. Amen. Imana irangije kwitegereza kwa Aburahamu imubwira aya magambo. Haleluya. Amen. Uyu mwanya niwe kubwirwa ayo magambo. Iyo Imana itegetse ntawayivuguruza. Ntawe. Kandi Imana igiye gutabara ntayimanza kugisha inama. Oya. Nazanye ijambo rikomeye rivuga ngo mu kwimana ntihabura inzira. Yo. Amen. Mu kwimana ntihabura iki? Inzira. Tugiye gukubita haleluya abazimu bapfe. Tugiye gusenga Imana, tugiye kubyinira Imana, nuri mwitaho nazari kwirukanka. Amen. Naho kunyura. Amen. Yaratubwiye ngo bazabashaka bakora iki? Babahure. Haleluya. Mwibere mu bishaka bashaka muri kumwe nabo babahure, kuko babavuze amagambo mabi, barababeshera, barabatuka, ndetse babasabira imivumo. Ariko uyu mwanya Uwiteka ari aha hantu yikomera amashyi. Tera haleluya ariko. Amen. Nushaka ureke kuyakoma, ntari wahura n'ikigerageza. Inzara yarandiye, inzara irongera iranja, umugore wanje amabere aragenda, umugongo uragenda, n'ikibuno kiragenda. Haleluya. Amen. Ibyo ni kuvuga ni byabaye, niyo mpamvu yamfashijwe ndiraga nkabyinira Imana. Yadukuye kure, aho yadukuye yadukuye ahantu habi, maze wibuka Imana yagukuye. Wowe wa mubyeyi we, reka abantu bakuvuge, umunsi Imana gutambagije bazahindura amagambo, reka bagutuke, nuko bamaze kubatera iki? Intambwe. Wabasize, wakataje, ubaracyari, reka bakurwanyira uko bari umuntu ukomeye. Hereza Imana icubahiro. Amen. Sifa kwa Bwana. Pastor ntabwo ngitinda ku bantu. Uzi impamvu nagitinda ku bantu? Iyo bamaze kubona ko nabatambutse nibwo bavuga. Uko nukuri. Nubona ugusenga ntibakuvuga, uzamenye ko utari gusenga Imana. Ako nukuri. None bakuze urugusenga uzashima Imana, uje kubyinira n'Imana. Bati Imana nanjye navugwa. Ikigeragezo kiza gihetse iki? Igisubizo. Hereza Imana icubahiro. Amen. Ambakomeye. Nanone muri Ezekiel 36:15. 3:6 umurongo umwe wa 15.
3:6-15 bahageze dusome mu izina rya Yesu. iki Umutwe waho amagambo uravuga ngo Imana isezeranya abantu bayo kubaha umutima musha. Imana isezeranya abanyamasengesho bo mu Kinigi kubaha umutima musha. Bivuga ngo hari ibintu Imana igiye kudukorera muri aka kanya. Komera Imana amashyi. Amen. Amen. Ntago baryumvishije. Ubu rero tujye muri somenero paya ningi bavuga ngo nibyo bakadutera hejuru. Reka dusubire. Ariko ijambo riravuze ngo yego Imana isezeranya abantu bayo, Imana isezeranya abidodomu cyangwa bitoki kubaha umutima musha. kumuha umutima musha. Hereza Imana icyubahiro. Ku murongo wa 15 bavuga ngo iki? Murongo wa 15 dusome mu izina rya Yesu. Yego Mana Sinshaka kuzongera kumva, yewe muzeyi, yemwe mw'ababyeyi mwe, sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, abanyamahanga babatuka, haba no gukozwa n'isoni nabo, ndetse haba no gukorwa n'isoni nabo n'ubwoko bwawe. Haleluya. Nushaka kugarukiraho ja muri Ezekiel 3:6 3:7 3:7 nahageze. ku murongo wa mbere Nahageze. n'amagambo akomeye n'ubuhanuzi. Iyerekwa ry'amagufa yumye, Yerekwa ry'amagufa yumye. ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, Mana yanje we ansohora oroha. Twagiye. Haleluya. Amen. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho niyicariye mu bunyagahinga. Ansohora ndi Yewe atsohora ni mu mwuka. aramanura ngeza mu kibaya Aranyuranyeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa, cyari cyuzuyemo amagufa. haranzengurukana Yewe aranzengurukana aho yakikije hose. yego maze mbona cyane ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yatumye kandi none yumye rwose. yari yumye cyane. maze arambaza ati mwana w'umuntu, yewe bidodomu, mbese aya magufa yakongera kubaho? ndamusubiza nti mwami we Uwiteka ni wowe ubizi. Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Aba bantu bakongera bakagaruka mu nzu yawe, ni wewe ubizi. ariko komeza. arongera aramubwira ati hanurira aya magufwa yawe bidodomu, maze uyabwire uti yemwe mwa magufa yumye mwe, mw'ababyeyi mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. uku niko umwami Uwiteka ababwira ati aya magufwa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, ngiye kubashyiraho imitsi, dore ngiye kubashyiraho imitsi. umunwa uri kunjya, umuntu uri kukurya, igira vuba. kanze dore ngiye kubashyiraho imitsi, dore ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho n'inyama. bivuga ngo uwari udaza agiye kugira iki? Mwateye haleluya. Amen. Nanjye abidodomu nzabyibuha mbigendere, yewe kubera Imana yamye ngo nzabyibuha kandi nzajya neza. Pastor aka kanya gakeya nagiye gusengera ahantu, mbona umukobwa arizinguriza, mbona birakomeye. Abaravuze ngo mva mwa bantu mwese muri hano, inzara igiye gutera kandi igiye kubica mwese, igiye kubarimbura. Ngira ubwoba. None si kigiye kuturimbura kandi yavuze ngo izatubeshaho, izatugirira neza, izaturwanirira, haba amajya n'amaza, izatubera ku rugamba. Ni gute igiye kutwicisha inzara? Ngira aleluya. Amen. Baza nanjye kubaze aleluya. Ariko ndavuga ngo nta buhanuzi bikwiye gutera ubwoba bukiriho. Yewe we naba ndi umunyabyaha, ejo nahinduka Imana ikangirira neza. Haleluya. Ariko naba ndi umurozi, nakihana Imana ikambabarira. Ndangije ngiye kubwiriza, ndababwira ngo harya
ko Imana yambwiye ngo nzarya amafiriti n'amakaroni igiye guteresha inzara nyariye ngira kandi yambwiye ko nzajya umuceri n'inyama byose humura ntiyibuka. haleluya. ndangije nabyo ngo nta buhanuzi bugitera ubwoba bubaho. Imana yakubwiye ko izakugaburira ugezeho isenze bazaba bari kuburara, abageni muri za parado bazaba bari kuburara, wowe uzarya. Tera haleluya. Amen. 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 narimwe ndabati njyewe ntabwo bishoboka. navuganye nayo ko mu gihe abandi bazaba bari kurya neza njye nzaba ndi kurya amafiriti n'amakaroni n'inyama n'ibice byose ntabonye na bya mayinove. haleluya. Amen. Yesu arashoboye, ni nawe ubigaba kandi nawe ubitanga. usi reka nkubaze pastori, ubu naje kukubera umushyitsi cyangwa kubana nawe uyu munsi tutariye inyama n'amafiriti na bya menove kandi Imana yavuze ngo izatugaburira, twaba tukiri ba nyakwipfira, twakongera tugasenga mu izina rya Yesu, Imana ikongera ikabiduha. ariko Imana yavuze ngo nzagera no ku mifuka yanyu, hari icyo nzakora, hari icyo nzarema uburwayi. nzabasiga amavuta muyage, hereza Imana icyubahiro. Amen. soma. kandi mbakwizeho uruhu bivuga ngo twe dufite umwuka urubi kubaho, twabaye ikirangantego. abantu bose bari baratumenye, ariko Imana igiye kuduteraho urundi ruhu rwiza. twagendaga bakavuga ngo dore ngizo zandaye, twagenda bakavuga ngo dore ngibyo bya bigoryi bigiye gusenga, twagendaga ngo dore babatekamutwe, twagendaga ngo dore bwabonye amasengesho bwari nagiye bwabuze icyo bwakora. ariko Imana igiye kuguteraho urundi ruhu, bivuga ngo uruhu wari ufite ntabwo rwari rwiza. Imana igiye kuguteraho iki? Hereza Imana icyubahiro. Amen. yego. mbashyiraho umwuka mubone kubaho, mbashyire mu mwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka, mumenye yuko ni Uwiteka. nuko manura uko ntegetswe, gihanura habaho guhinda. buriya bari mu gishyitsi baba batangiye kugira ngo uca. gihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, yewe mbona isi itigita, amagufwa araterana, amagufa arongera araterana, igufwa risanga irindi nyiraryo. nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho, maze inyama ziyameraho, byoroswa n'uruhu rwiza, ariko nta mwuka wari ubirimo. yego komeza. maze arambwira ati hanura uyu muyaga, yewe bidodomo hanura uyu muyaga, uhanure n'umwana, uhanure mwana w'umuntu, uhanure yewe bidodomu, maze ubwira umuyaga uti uku niko umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine, wa mwuka we uhuhe muri iyo mirambo, shaka muri bari abanyamasengesho bari gusenga bamaze igihe kirekire batajya, kugira ngo babeho. nuko mpanura uko nategetswe, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo, yiteramo intege nyinshi cyane, maze arambwira ati mwana w'umuntu, yewe bidodomu, ayo magufa nayo ab'inzu ya Isirayeli yose, dore baravuga bati amagufa yacu arumye kandi n'inzara yaratwishe, turaribwa twese, kandi ibyiringiro byacu biraheze, twarishwe burundu. nuko rero hanura ubwira uti, hanura aba bantu bwabwira uti uku ni ku Uwiteka avuga ngo yego, dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo. funga Bibiliya. Amen. dore mw'ababyeyi mwe ngiye gukingura ibituro babashyizemo, muri n'abazima mbibakuremo. hereza Imana icyubahiro. Amen. haleluya. badushinguye turi bazima bo kanyagwa, bamenye uko ducuruza, bamenye uko tubanye n'Imana, bakaza bakadutega bakaturogera abana.
ndetse natwe ubwacu ngo ibyiringiro byarabuze, Turengere, turengere. ariko uwiteka kubera yumva gusenga kwacu aravuze ngo agiye gukingura ibituro byacu, Amen. anabidukuremo. Amen. Ngo uwiteka ko ari ugiye kubikwikuriramo, ugiye gukora byemere, ugiye kumenyekana, ugiye kumenyana n'abantu bakomeye, ndetse hari benshi bakubesha amafaranga Amen. barayakwima. Uwiteka agiye kubabuza amahoro, agiye kuboneka. We yagira ibyo abuza amahoro, ntabibuze amahoro, agira ibyo abuza amahoro. muri aka kanya Imana icyubahiro. tugiye gusogereza ku magambo na n'ubundi ari mu Bami ba kabiri n'umurongo waho wa mbere, ubundi dusenga Imana. Abami ba kabiri ibice byaho bibiri ku murongo waho wa mbere, ni amagambo maremare kandi nayo meza, turayasengeramo kandi kuko niko tuba twategetswe. dusome mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu, muve ngo amen. Eliya azamurwa mu ijuru. Yerisa azamurwa mu ijuru. Eliya azamurwa mu ijuru. Eliya azamurwa mu ijuru. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya, Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, ngo amujyane mu ijuru, amujyane muri serwakira, amujyane muri serwakira, Eliya arahaguruka, Eliya arahaguruka, ahagurukana na Elisa ahagurukana na Elisa i Gilugali. Igilugali cyangwa mu Kinigi. Eliya abwira Elisa ati, Eliya abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano, yewe Elisa we, ndakwinginze sigara mu Kinigi, kuko Uwiteka ntumye Uwiteka Beteli. ntumye musanze. Elisa aramusubiza ati, Elisa aramusubiza ati, ndahiye Uwiteka uhoraho ndahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, ubugingo bwawe sinsigara. yewe sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. bajya mu Kinigi. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'abapagani b'i Beteli bamusangana na Elisa, badusangana na Elisa, baramubwira bati, aho uzi ko uyu munsi yewe Eliya we, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja. Arabasubiza ati, ye ndabizi, namaze kubimenya. Haleluya. ariko uzi abantu bagiye he? Haleluya. amen. namaze kubimenya, ndabizi. Ariko nimuceceke. ariko mwese nimuceceke. Eliya arongera n'abacecekesha baceceke. arangije arababwira ngo namaze kubimenya ko nzaba umukene, ariko nimuceceke. amen. ngo abana b'abahanuzi babwira Eliya ngo bamaze kumenya yuko shobuja agiye kugukurwaho, nari ndi mu mwuka nabimenye, ariko nimuceceke. baceceke ntibaceceke, Baceceke, bivuga cyane, baceceke ntibaceceke, baceceke. bivuga cyane. Haleluya. Soma. Eliya arongera aramubwira ati, Eliya arongera aramubwira ati, ndakwinginze sigara hano, yewe Elisa, ndakwinginze sigara mu Kinigi, kuko Uwiteka antumye musanze. bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati, aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja. Arabasubiza ati, ndabizi, ariko nimuceceke. mu izina rya Yesu. Haleluya. mwarasenze, ariko Uwiteka ari kuvuga ngo agiye kugusiga wenyine, kubera yuko namaze kubimenya, ariko nimuceceke. Haleluya. amen. Soma
Eliya arongera aramubwira ati Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano ndakwinginze na n'ubundi sigara i Musanze Uwiteka ntumye kuri Yorodani kuko Uwiteka ntumye kuri Yorodani muri Mpenge. arongera aramusubiza ati murahiye Uwiteka urahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe n'ubugingo bwanjye sinsigara. nuko barajyana bombi maze bakurikirwa n'abahanuzi maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50 bari benshi baragenda bahagarara kure aho bitegereye ari aho bitegeye kure. bageze kuri Yorodani barahagarara Eliya yenda umwitero we Eliya yenda umwitero we. bageze kuri Yorodani Eliya yenda umwitero we arawumusigarana Munwa guri kujya soma neza. awumukubita amazi mu mazi yigabanyamo kabiri maze yigabanyamo kabiri. amwe ajya ukwayo ayandi n'andi ukwayo. bombi bambuka ahumutse maze batambukira ahumutse. wakomeye Imana amashyi. bari bazi ko ibyawe bitose, bari bazi ko ibyawe birangiye, ariko ugiye kwambukira ahakoze iki? wateye haleluya. ariko wateye haleluya. tugiye kwambukira ahumutse mu izina rya Yesu. wowe wari wiburiye icyizere, ongera wumve ko Uwiteka agiye kwambukiriza ahakoze iki? ahumutse. tera haleluya cyane. ego nimero musigane ryoshe. bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose. yewe Elisa we, nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukana nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane ibiri y'umwuka wawe. tera haleluya. ndaga imigabane ngahe? ibiri y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba gukurwaho birakubera bityo ariko nutabona siko biri bube. bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati data we, wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. nuko ntiyongera kumubona ukundi. iki? byagenze bite? maze afata umwambaro we awutanyaguramo kabiri. utanyagure rero aranje kutanyagura. haleluya. Igo nuko bikunja nuko awutanyaguramo kabiri. arawutoragura umwitero wa Eliya ataye asubirayo ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara yenda wa mwitero Eliya ataye arawukubita amazi aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya iri hehe?
amaze kuwukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo andi ajya ukwayo Elisa aherako arambuka mukomere Imana amashyi. maze babahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegereye bamubonye badushungereye baravuga bati none ko twakorwa n'isoni. umwuka wa Eliya ari muri Elisa. muhereza Imana icyubahiro. umwuka wande Eliya ari muri Elisa. Amen. washyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abanzi banjye, maze umwuka wa Eliya uri muri nde? muri Elisa. bavandimwe inshuti zanjye, reka mbabwire ngo gusenga kwawe uyu munsi Uwiteka kumve. nababwiye ngo ijambo rikomeye rivuga ngo mu kwimana ntihabura inzira, kandi naho turi ni hehe? ni mu kwimana. umwana w'umuntu yakwima inzira, ariko Imana ntiyakwima inzira. aho bari kubona inzira zitaturuka, Uwiteka ntiyazicisha. aho bari kubona byakomeye, ni Uwiteka aza akitamura agakora. mbese kuza kubwiriza Igisenyi pasitori, ngezeyo umugabo yari afite ideni ry'ibihumbi 100 ndetse benda guteza ibye cyamunara. arangije yari ari mu murima yumva ndi kubwiriza, nari nicaranye n'umugabo ukomeye yari afite kashi n'amafaranga, ariko njye ntayo nari mfite, nubwo nari mfite mwuka w'Imana. muvuga ngo Imana impa amafaranga. ndebera abana ariko hakubyatura abapasitori Imana iguha amafaranga. muntu w'ibiganza muvuga ngo Imana impa amafaranga. noneho ararangije ndabwiriza abandi nibo barafashwe ngo abanyakigali bakarira. ntumbaze nagiye kuva n'uwo mugabo akubise haleluya ndiyo. Imana imutabarira muri haleluya. umugabo aravuga ati murere wa mugabo we, nabonye uri mu iki? umwuka w'Imana. mama ndi kukwegereza, uri mu munini kandi nanjye nshaka kuba munini. bawe mu izina rya Yesu. noneho ararangije aramubwira ati witonze, nubwo naturutse muri Amerika ariko baboroshye, nabonye uzi kubwiriza, ariko reka mbaze uriya mugabo ikibazo kimwe. yewe mugabo, kuva aje kugatera haleluya, ni iki kiguteye gutera haleluya? iyo uhinze wezaga ibingana iki? aramubwira igitumye ntera haleluya ni uko uyu mugabo avuze ibyanjye byose. avuze ibyanjye byose, none nafashwe n'umaneye iki? haleluya. mugabo aramubwira ati none iyo uhinze weza kangahe? ibyo usarura ukagurisha ukuramo angahe? ati iyo mpinze nkeza kagurisha nkuramo 100 gusa. ati rero wa mugabo ngiye kugukubita 1,000,000 ugende uzahinge weze. umugabo yarasaze, arongera arasara, arongera arabyina ati akarima kanjye bagiye kubagurisha, none Uwiteka yongeye ukansubiza muhereza Imana icubahiro. umugabo imutabarira muri ki? muri haleluya yari ateye. reka nkubwire ngo Imana ntiyabura inzira zo gukora iki? zo gutabariramo. imbeba n'impyisi n'urukwavu byarahiganaga, kandi murabizi ko biziranaga. urukwavu ruziraga iki? imbeba. ndetse n'impyisi ikazira ikintu bita iki? imbeba. byihagana n'imbeba kirayirengera, ariko bavuze ngo nanjye ndi imbeba. uzi ntabagusuzuguye, ntabagufashe nk'imbeba. noneho imbeba iragenda, imaze kujya mu materaniro isanga ibintu byahindutse. imbeba kubera ko yari ifite umwuka, yavuganye n'Imana, kirayirengera. imbeba isanga bari guhimbaza, nayifatiraho isanga impyisi yagezemo, isanga n'urukwavu rwagezemo. kandi murabizi muri kiliziya cyangwa mu nzu y'Imana ntiwashobora kundoga. wateye haleluya, ntiwashobora kundya. sha naho waba uri umurozi ukomeye, ibirozi byawe ntacyo byamara. turi mu nzu y'Imana. haleluya. ariko haleluya. imbere irahimbaza iragutigisa, irongera gutigisa, irongera ikubita umurizo, irongera gukubita, ibasimbukiye kuri rwa rukwavu. ati besha unkoreho, turi mu nzu y'iki? ntiwashobora kundya, turi mu nzu
amaso, irongera gukaraga, irongera irabyina, ibisimutiye urukwavu irarubwiye tuva rukwavuwe, ibesha unkoreho. Twageze mu nzu y'iki? Ntabwo washobora kundya. Haleluya. Bakwibesha ariko Imana yavuganye nawe ko ntacyo uzaba. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. 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 Ariko yewe mubyeyi, Imana yaje kumbwira ngo ibyawe byari bimaze igihe kirekire bipfundikiye, nubwo nawe wabigizemo uruhare, haguruka. Nubwo nawe wabigizemo uruhare, ariko Iyera yaje kumbwira ngo iyambuye ibyawe byari bihambiriye, igiye kukubakira urugo rukomeye, igiye kugukirizaho zitari ziri. Ariko wakikirije, Iyera irambwiye ngo ugiye gutangira ubuzima bushasha, ariko ntuzibagirwa ahangaha, ntuzibagirwa aha, ntuzibagirwa aha, ntuzibagirwa aha. Ni ku Uwiteka yambwiye. Kabiri, irongera irambwira ngo tegereza aba bantu bose. Iyera yambwiye ngo bose baragushungereye, bose bagukanurira amaso, bose barakuvuga, barongera baragusebya, ariko Iyera yambwiye ngo igiye kugutabara uko bayagukanuriye, niko nanone bagiye kubireba baza kugusura. Ni ku Uwiteka yambwiye. Simbuka inshuro 3 sha. Vuga ngo irabikoze. Mbonye urugo, mbonye urugo, mbonye urugo, mbonye urugo. Vuga ngo mvuye mu byaha, mvuye mu byaha, sinzongera kunywa inzoga, sinzongera kunywa inzoga, sinzongera kunywa inzoga, sinzongera kunywa ngiye inzoga, kugukorera, ngiye kugukorera, nzakubyinira, sinzakuvaho, sinzakuvaho, kandi umpaye ubwenge, kandi umpaye ubwenge. Haleluya. Iyera irambwiye ngo uhereye aka kanya, uhereye aka kanya, urwobo bari baragushyizemo irugukuyemo, amarira wararize, nubwo wakoze ibyaha ariko warize amarira menshi. Waraye mu gasozi amajoro menshi, benshi baze kugura inzoga ukabura n'ubwenge, ariko Iyera yamye ngo wakuroze agukuye. Pasito haguruka. Iyera yokabyara yashizeho urusengero, uyu mubyeyi mukijije kubera urusengero. Iyera irambwiye ngo uhereye aka kanya imuhaye ubuzima buzima, imuhaye ubuzima buzima, itanze iki? Imbaraga zo kunesha ibyaha n'inzoga. Kabiri, kora muri iyi nda, vuga ngo Imana indinze kubagwa. Imana indinze kubagwa. Ongera ubivuge, Imana indinze kubagwa. Imana indinze kubagwa. Ongera uvuge, Imana indinze kubagwa. Imana indinze kubagwa. Vuga ngo umurozi wari ugambiriye kundoga nagakimbonye, umurozi wari ugambiriye kundoga nagakimbonye, Umurozi wari ugambiriye kundoga, umurozi wari ugambiriye kundoga, ntabwo akimbonye. ntabwo akimbonye. Bagenda baje kurya ibyo bipapa, ibyo bo nibyo bivuka byabo. Vuga ngo nibyo, Nibyo, vuga ngo nibyo, nibyo. vuga ngo nanjye ngiye kubona amahoro, nanjye ngiye kubona amahoro. Nanjye ngiye kubona gahunda. ngiye kubona amahoro. Yacanganikiwe. Vuga nanjye ngiye guhe ku mwana uzamwumamo, uzabona papa we akamwita ngo ni umwana wanje ari hehe, ni papa runaka, muzamurajana gusenga. Iyera irambwiye ngo uyu mubyeyi Imana igiye kumuha umugabo. Ntabwo nkuzi, nibwo nakubona bwa mbere, sindicara nawe tuganire. Iyera yambwiye ngo umudayimoni w'ubusambanyi bugukuyemo. Kabiri, irongera irambwira ngo izanye Imana ikomeye yo kwita ku masengesho, ukamenya umunsi uraje gusenga. Pereza mikoro yanje, genda wiyicarire. Vuga Imana irabiremye. Vuga ndinze no kurwara amaguru. Vuga nzakubyina wa mana we. Mwongere usimbuke 3.
haguruka wowe, igira hino gatoya. Imana yokabyara, iyera nkorera, iyera mvugana nayo, yaje kumbwira ngo amarira yari agiye kuba menshi kubera uyu murozi wari ugiye kukwitendekaho. yamara kukwitendeka ibyo wari umaze kujya byose bikayonga, ugasigarana ubusa, ukajya uhora mu gitenge kimwe, uhora mu ijipo imwe, uhora mu gakoti kamwe, kubera ishari bagufitiye, kubera ishari bagufitiye. nuko wakuragura gupfundikanya, ugiye gukora, isi yose igiye gutangara, aho utuye bagiye gutangara, bagiye kwemezwa n'ibyo Imana igiye gukora mu izina rya Yesu. kabiri ni wowe mu bantu bagiye kuza baritanga 100,000 mu iteraniro nk'iri ngiri, bati kubera Imana yangiriye neza, kubera Imana yabimpaye. Haleluya. kabiri, rambura ibiganza byawe. Imana yaje kumbwira ngo wari ugiye gufata inoti itemewe kugira mu biganza byawe, aho kugira ngo ukore bikemera ugakora bikagenda. Imana yambaye igisobanuro hamwe ngo mbese umuntu aguhaye miliyoni yo gusohora gusa utinjije, waba uri kunguka? oya. Imana yaje kumbwira ngo igiye kuguha amafaranga atazigera ahomba, kubera ko uyu murozi yaragamije kuguhereza inoti, yamara kugira mu biganza ukazajya bafata bikayongwa. kabiri, iyeri iramye ngo ugiye kubyibuha, ugiye kuba munini. gatatu, yambwiye ngo igiye kuguha ibiryo bikoze iki, bihagije. ni ku Uwiteka akoze iki, yambwiye muhereza Imana iki, icyubahiro. mukomere Imana iki, amashyi, mutere haleluya. Tugusaba tujya gusenga. Imana yamye ngo irengere umwana wawe, imukureho ikintu bita iki, urupfu. niko Imana yambwiye. kabiri, yambwiye ngo nubwo urwo rwawe rwari rugiye gusenyuka, Uwiteka yongeye kurusana, ararwubatse. niko Imana yambwiye. kandi kabiri, yambwiye ngo ugiye gucuruza, igiye guha amafaranga yo gucuruza muri mujyi wa Musanze. yewe mubyeyi, Imana yambwiye ngo aho utabasha kugera, Imana igiye kuhakugeza. hari benshi bari hirya no hino batakikuvugisha. Uwiteka yambwiye ngo hari abantu agiye kubuza ikintu bita iki, amahoro. bagiye kukuvugisha, bagiye kuguhamagara, kandi nawe uzabivugira mu iteraniro hagati. hari amatelefone agiye guhamagara. naje kubona igitatsi kinini gikomeye. Uwiteka yambwiye ngo agiye guha igitelefone kinini, kuko wari ufite nta kamaro. niko Imana yakoze iki, yambwiye. kandi yongera yambwiye ngo ugiye gukora inka zirenga ingahe, 5. mwereze Imana icubahiro. amena. iyo musa itambuka imbere turi gusenga. Fukama. Haleluya. muvuge ngo uyu muntu bari bongeye kumuroga, bamara kumuroga noneho aho kugira ngo arware agasara. Mana ni Imana yambwiye ngo yanze ibisazi kuri uyu mubyeyi wacu, ndetse yanze ko bamuroga akaba nk'ikijunja ariko kitazaba kiraregama mu rugo rwe. niko Uwiteka yambwiye. kabiri, Imana irambwira ngo muzehe ibyawe byaranyazwe kubera abantu banyu, nta nubwo ari abakure. iyeri irambwira ngo wowe ubwawe n'ibyo wari ufite byaragiye, ariko Uwiteka yambwiye ngo agiye kugarura ibyawe, agiye kugarura umunezero, agiye kukugira muzima, ugiye kwiyugira muzima, ugiye kugira ba muzima. kabiri, Imana yambwiye ngo yanze ko wakambara sonde. Mana irakoze. sonde murayizi? Yego. ya yindi bambikaga umuntu kubera diyabete, sibyo mukabyitaraga. Imana yambwiye ngo yanze ko waje mu bitaro bakazakwambika sonde. Mana irakoze. kabiri, yanze ko wahagarikwa iki, ibiryo, bakavuga ngo tugukuye ku biryo uraje urarya ibi ngibi n'ibi. mwereze Imana icubahiro. kane, Imana irambwira ngo iyi nda yawe hari ikintu bita amazi ivomyemo. ivomye mu kintu bita iki, Amazi. ntabwo iyi nda ari kuba ngo ni ubuzima, ahubwo ni uburwayi burimo bw'amazi. Imana ikumye ngo igiye kukwivomeramo y'amazi, kandi inda yawe ugiye kongera gutubanuka, ugiye kongera kuba umugabo. genda wicarire. iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntiyagira ikibasha kumara umubabaro. ndashima umusaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu.
uri Imana data, uri Imana ishoboye, uri Imana ifite imbaraga, uri rurangiza rwa burundu, kandi ngo witwa rukundo, niryo zina ryawe, kandi ngo witwa ushobora byose. Twari turi mu nzu yawe, twizeye ko uduhaye umugisha. Amagambo avugiwe aha ngaha n'ibyo utubwiye byose ubikore kwibahisha. Dutegereje twihanganye nk'uko uriya murwayi yihanganye, kandi twizeye ko urabisohoza mu izina rya Yesu Kristo n'umucunguzi wacu. Amahoro y'Imana abane namwe. haleluya haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Ese muri amahoro? Abantu bafashijwe murambura ibiganza gutya tuvuge ngo haleluya. Imana ikomeze ibashyigikire kandi umwuka w'Imana akomeze abaganze. Reka dutunge umukozi w'Imana Prophet Abido, kera najyaga mwita Bidodoki. Yesu nashimwe cyane. Nta gihe kirekire cyari gishije tumenyanye, ariko nge nari maze igihe kinini mushaka naramubuze. Namumenye hamwe na Rudomoro, basanze ahantu muri studio hari ibintu ndiho mpakoresha, turaganira turagenda nuko. Haleluya.